reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. Ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se nubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri. Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Amahoro y'Imana abe kuri mwese mutajya mwirengeza urushinge rwa radiyo zanyu mugatega amatwi gahunda za radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. Ndizera aho muherere hose mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kugubwa neza. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ngiye muri kumva muri studio ni Kareme Patrick, ariko uyu munsi ntago ndaba ndi njyenyine, ndazifatanya na mugenzi wanjye Bazojya Fridaus. Frida, umeze utese? Ameze neza. Niwe rero uraza kudufasha mu gusoma ubutumwa muraza kutworeza muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ikaze nanone mu kiganiro ejo. Umwe mu bahanga isi yagize witwa Nelson Mandela yavuze amagambo yuzuye ubuhanga n'ubushishozi, nkaho yagize ati uburezi ni intwaro karundura ushobora gukoresha mu guhindura isi. Mani magambo, uburezi ni urufunguzo rw'ubuzima. Gusa nubwo uburezi ari urufunguzo rw'ubuzima kandi ari n'ubuntu mu bigo bya leta, hari bamwe mu bana usanga batiga. Aha wakibaza uti byaba biterwa n'iki? Twandikire unyuze kuri nimero yacu ariyo 0787581411 cyangwa se 0728024232 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter. Hose no kwandika Ejo Youth Eco mu ijambo rimwe, ubundi udusangiza igitekerezo cyawe turacyakira. Mu gihe muri kudusangiza ibitekerezo byanyu, reka dufata akaruhuko twumve indirimbo yitwa Kutiga biragatsindwa, ubundi twe turagaruka mu kanya.
aha nyuma y'indirimbo kutiga biragatsindwa munyemerere nakire mugenzi wacu bagira Fridausi. Fridau, ndizera kugeza ubu ngubu abakunzi bacu hari ibitekerezo bakomeje kohereza kuri ingingo yacu uyu munsi. Iki ni cyo nkundira abakunzi bacu Patrick, baba bari hafi badukurikiye pe, ndabona bari kugohereza ku bwinshi. Reka duhere kuri ubutumwa bw'umukunzi wacu Uwiringiyimana Jean Claude uherereye i Muhanga. We abona ababyeyi birengagiza ko bagomba gushakira abana babo ibikoresho by'ishuri bigatuma abana batabona uburezi nk'uko bikwiye. Reka dukomereze kuri Tuyizere Seti. Avuga ko imbogamizi zihari kandi hari n'inzitizi zitandukanye zibangamira uburenganzira bw'abana bwo kwiga. Harimo inzitizi z'ubukungu, kubura ibikorwa remezo ndetse n'abarimu badahuguye bihagije. Abakunzi bacu bakomeje kohereza ubutumwa ari benshi, ariko reka dusereze kuri Hakizimana Emmanuel uherereye i Kirehe. Avuga ko hari bamwe mu bana bimwe ifunguro rya saa sita ku mashuri ngo nibarishyura umusanzu wo gufatira ifunguro rya saa sita ku ishuri. Patrick, kugeza ubu ngubu nibwo butumwa amaze kwakira. Mugenzi wacu Fridausi arakoze cyane kutugezaho bimwe mu bitekerezo mwatwandikiye muri iki kiganiro turimo turaganiraho. Dukomeje n'ikiganiro ejo. Muri iyi minsi umurage mwiza umubyeyi asigaye araga umwana we ni ishuri, dore ko na leta y'u Rwanda yarabyoroheje kuko nk'uko tubisanga mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda dusangamo ko kwiga amashuri abanza ari ubuntu mu mashuri cyangwa se mu bigo bya leta. Nubwo kandi bimeze bityo mu bice bitandukanye by'u Rwanda hari aho dusanga abana batiga bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'iy'ubushobozi buke. Mu kiganiro ejo cya none twabateguriye ingingo ivuga ku burenganzira bw'umwana ku burezi, yaba abahungu cyangwa se abakobwa, aho bamwe mu bana usanga batiga bitewe n'impamvu zitandukanye by'umwihariko iy'ubushobozi buke. Aha wahita wibaza uti bigenda bite kugira ngo abana b'abakobwa cyangwa se abahungu batakaze ishuri kandi hari gahunda ivuga ko kwiga ari ubuntu? Byose reka tubyumve mu nkuru mugenzi wacu Noel Manishimwe yaduteguriye. Mu ngingo ya 20 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ku burenganzira ku burezi, igika cya 3 rivuga ko kwiga amashuri abanza ari itegeko kandi ari ubuntu mu mashuri ya leta. Ibi kandi bikaza byuzuza ibikubiye mu ngingo ya 26 y'itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu u Rwanda rwemeje. Mu gihe kwiga biri mu burenganzira bw'ibanze bwa muntu, muri imwe mu miryango hari aho abana batabasha kugira ubwo burenganzira ariko bitagizwe mu bushake n'ababyeyi, kuko hari abagaragaza ko bibagora kubera ubushobozi buke. Makuru Ni neza. uyu muhungu utamuhuriye ndeba Duhuye mu nzira ndi kumubaza abana batiga. batiga niba uri gushaka abana batiga se wa muntu we bawicagira yicara. Twasuye umubyeyi w'abana 7 wo mu kagari ka Nyabikokora mu murenge wa Kirehe mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Turi kuganira twicaranye ku ntebe nto y'urubaho mu mbuga. Noneho uhise umubona. Mwitse mubona namwe reka tujyane iwanyu ahubwo ngenda kubasuhuza. Bambwira impamvu utiga. Ni ibibazo nyine. Ni urugo rufite abana 7 barimo 4 bagiye gushakishiriza ubuzima mu mujyi wa Kigali. Ubu uyu mubyeyi turi kuganira afite abana 3 abana nabo, ariko umukuru muri bo w'umuhungu ufite imyaka 12 ntabwo yiga. Uriya mwana rero, uriya mwana ni nk'adejeje yiga. Yambwiye ngo yagiye mu ishuri. Yagiye mu ishuri mbese mu gyara maze mu nk'ukwezi arivamo. Imibereho iranga ndakomeza nkajya ndwana intambara nkavuga ngo wenda asubire ku ishuri reka birangira byose mbivuyemo. Uyu mwene nyina niwe wiga, yakoze n'aka gato nako nari nakaburiye imyenda ariko uvuga ni wenda reka nako nshakishe. Naho uriya mana ubu ndeba kujya kumutangiza mu wa mbere nta n'ifomu nta n'iki, nkavuga se nzigisha abana 3. None se si muri leta se batanga yandi niba ari 940 ingahe cyakora uniforme wenda n'imyambaro nibyo bikuvuna. Nibyo bingora ariko se wa muntu ugira ngo ngubu ndi umuntu umwe hano. Inzu nto babamo si yabo, ayikodesha amafaranga y'u Rwanda 3,000 ku kwezi. Umugabo w'uyu mugore babanye byemewe n'amategeko, banabyaranye abana 7. Ubu hashize imyaka 5 ngo yaragiye gushakishiriza ubuzima i Bugande ntaragaruka. Ubuzima bw'uyu muryango ntabwo bworoshye. Abana bari kugirwaho ingaruka zirimo izo kutiga. Amafaranga y'uniform sindi kukubwira ngo n'ubu uwo ngo muto yamfite imyaka 5 nawe nabuze amafaranga y'uniform.
reba igihe abandi batangiriye ndakomeza ndayahiga mbona inifomo z'indi izaka ndazabura neza ndatuza ndavuga intego ubwo nyine bizacyo byagaciro kandi nabyo ari imibereho nk'iyo ngiyo reba nko kuba udafite isambu udafite hepfo no haruguru noneho ari akaboko kawe gatunze abana barenze 4-5 ayo mafaranga sinajya nyabona nta sambu ngira uyu mubyeyi agaragaza ko ibijyanye n'imyigire y'uyu mwana we w'imyaka 12 kugeza ubu abona isano itazashoboka ashingiye ku mpamvu z'ubushobozi buke. Ibyo byose rero ndabitekereza nkumva binanjyanye kure ku buryo njye n'umuyobozi ashobora kubimbwira nkavuge ni mbese ubikora uko byumva umva sinanze ko umwana yakwiga ariko mu bushobozi nzabona naba nzigisha uriya rwose we nta bushobozi mufite nta nabyo none se n'umwenda wo gukorana ko mbona ntawagira ni hahandi ntabyo nizeye umuntu. Icyakora hari abandi babyeyi bo mu bice by'uturere twa Ngoma na Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda twaganiriye bagaragaza ko uko byagenda kose bumva ko bagomba gukora ibishoboka kugira ngo uburenganzira bw'umwana ku burezi bwubahirizwe. Ariko rero umwana nk'uyu nguyu abakiri mu ishuri none se ntureba nk'uriye uriya singiye kumugurira amakaye n'imyenda y'ishuri ariko jewe pe umuhigo numva nahigira abana banje nge namubwiye ati komeza aho wige ugira ubwenge nawe ejo hazaza uzabone ibizagutunga. Uwo amasambu yabaye umwana mureke yige agira ubwenge kwiga amuraga kwiga. Umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Clado akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'abana ku rwego rw'igihugu ni Evariste mu Rwanashyaka twaganiriye muri kino kiganiro nawe yemeza ko hari ibikibera imbogamizi imwe mu miryango itishoboye bituma uburenganzira ku burezi butubahirizwa akagaragaza n'igikwiye gukorwa. Nibyo koko uburenganzira ku burezi ni ikintu gikomeye cyane ndetse no mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 harimo ingingo zivuga ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana ku burezi kandi buboneye kandi budaheza hakanashirwamo ikivuga yuko uburezi bw'ibanze buri munyarwanda cyangwa buri mwana wese agomba kwiga uburezi bw'ibanze kandi bigakorwa ku buntu. Hari bikibera imbogamizi kuko nubwo bavuga n'ubuntu hari amafaranga ababyeyi basabwa kugira ngo umwana abashe kurya ku ishuri n'ibindi bikenerwa bimwe na bimwe ku ishuri usanga hari imiryango itafite bwa bushobozi bwo kubona bya bindi umwana akeneye kandi iyo umwana atize kubera ko bya bindi iwabo babuze mu by'ukuri bwa burenganzira bw'umwana buba buhutajwe kuko ibikubiye muri ya masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bw'umwana ibikubiye muri ya masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ibikubiye muri rya tegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ndetse na politike y'uburezi igihugu kigenderaho usanga harimo ibyo bibazo. Ikindi navuga nuko hari abana bafite ubumuga nabo rimwe na rimwe usanga barabuze amahirwe yo kwiga kuko hari ibigo by'amashuri byigisha abafite ubumuga usanga bihenze nabyo bihenze kuko abafite ubumuga bari mu buryo butandukanye hari abafite ubumuga bashobora kwigana n'abandi hari n'abatakwigana n'abandi nabo ugasanga ikiguzi cy'uburezi bwabo kirahenze. Rero igikwiye gukorwa nk'umuti nuko mbere na mbere n'ubundi leta yakomeza kwita ku batishoboye igakomeza kureba abo bana babuze amahirwe yo kwiga kubera ubushobozi buke bw'imiryango yabo bagafashwa kugira ngo babana babe babasha kubona uburezi nk'abandi bana hirengagijwe amikoro make y'ababyeyi babo. Nubwo hari amategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono atanga umurongo uhamye wo gukurikizwa kugira ngo himakazwe uburenganzira bw'umwana ku burezi biragaragara ko kuyashyira mu bikorwa hari aho bibangamirwa n'impamvu zitandukanye kuko hari ababyeyi bagaragaza ko nabo ubwabo bababazwa bakanaterwa ifunwe n'uko abana babo batiga nyamara ikibazo gikomeye ari cy'ubushobozi butuma batabasha kuzuza inshingano zabo ku bana babo ibisa naho igisubizo kirambye cyashakirwa ku kubakira ubushobozi iyo miryango cyangwa leta ikayifata mu nshingano by'umwihariko. Ndabashimiye mwe mwese mukomeje gukurikira iki kiganiro ejo. Nitwa Noel Manishimwe. Aha ngo ati sinanze ko umwana wanjye yiga ariko ubushobozi ni ikibazo. Dushimiye cyane umubyeyi w'abana 7 utuye mu kagari ka Nyabikokora mu murenge wa Kirehe mu karere ka Kirehe watuganiriye ku myigire y'abana be.
reka dushimire kandi ababyeyi bo mu bice bitandukanye by'uturere twa Ngoma ndetse na Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba batuganirije ko uko byagenda kose bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uburenganzira bw'umwana ku burezi bwubahirizwe. Nitwabura kandi no gushimira umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO, akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'abana ku rwego rw'igihugu Evariste Murwanashyaka watubwiye ko hakiri imbogamizi mu miryango itishoboye, ibi rero bituma uburenganzira ku burezi butubahirizwa nk'uko byagakwiriye. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Manishimwe Noel waduteguriye iyi nkuru. Ese wowe dukurikiye muri akanya ubona ari iki gitera kutiga kw'abana bamwe na bamwe kandi gahunda ya leta ivuga ko uburezi ari ubuntu mu mashuri abanza mu bigo bya leta? Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0788024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Tubibutse ko iki ari ikiganiro Ejo ukomeje ukurikira ku 104.3 FM Radio Ijwi rya Amerika. Reka nongere nakire Fridausi atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatworeje mu kiganiro Ejo cy'ubushize cyagarutse ku bwisanzure bw'abakozi mu rugo. Patri, urakoze nanone ko mu mwanya. Reka duhere ku mukunzi wacu uherereye ku Nenyo witwa Maurice, avuga ko we yumva umukozi wo mu rugo yafatwa nk'abandi bose baba mu rugo, mbese agafatwa neza. Naho niyo François abona umukozi wo mu rugo ahohoterwa cyane. Yagize ati, urugero nk'aho nuye mu murenge wa Masaka birahari cyane, nkunze kubibona. Rero mbona hakiri urugendo rurerure kugira ngo umukozi wo mu rugo afatwe nk'abandi. Dukomereze kuri Habumuremyi Leonce. Nawe yagize ati, umukozi wo mu rugo niyubahwe kuko abafatiye abo mu rugo runini. Patri, urebye ingingo yagarutsweho cyane, biragaragara koko kwakira urugendo rurerure nk'uko bamwe mu bakunzi bacu babidusangije. Ni ukuri rwose haracyari urugendo rurerure, ariko ko iminsi izagenda ishira bizagenda bihinduka. Turanabashimiye cyane ko aba bakunzi batajya bahwema kutwohereza ibitekerezo ku ngingo runaka tuba twateguye. Burya akaryoshye nigora mwitama. Rero tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none, ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira ku burezi bw'umwana, yaba umuhungu cyangwa se umukobwa. Aho twumvise umubyeyi w'abana 7 utuye mu kagari ka Nyabikokora mu murenge wa Kirehe mu karere ka Kirehe watubwiye ko nawe atanze ko abana be biga, ahubwo ari ubushobozi buke butuma abana be batajya kwiga. Ku rundi ruhande kandi rero twumvise ababyeyi bo mu bice by'uturere twa Ngoma na Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba batugaragarije ko uko byagenda kose bagomba gukora iyo bwabaga cyangwa se gukora ibishoboka byose kugira ngo uburenganzira bw'umwana ku burezi bwubahirizwe. Twanumvise kandi umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO, akaba kandi n'umugenzuzi w'uburezi bw'abana ku rwego rw'igihugu Evariste Murwanashyaka watubwiye ko hakiri imbogamizi mu miryango itishoboye, ibi rero kandi bigatuma uburenganzira ku burezi butubahirizwa nk'uko bikwiriye. Ese wowe ukomeje kudukurikira mu kiganiro cya none ubona ari iki gitera kutiga kw'abana bamwe na bamwe, kandi gahunda ya leta ivuga ko uburezi ari ubuntu mu mashuri abanza mu bigo bya leta? Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0788024232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. bakunze b'ikiganiro ejo rero turabashimiye mwese twabanye mu kiganiro cya none. Dushimire kandi na Mizero Crispe udufashe kubanga bw'ibyuma ndetse na Nadine w'amahoro we yarahagarariye iki kiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Kamena Patrick, bibutse ko nafatanyije na mugenzi wanjye Bazubagira Fidaus watugejeho ubutumwa mwagiye mutwoherereza. Ikiganiro ejo nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao. tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure. Nikosi ndakumva. ubundi ibyo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri? Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri radiyo ijwi ry'Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.